nujya wumva izina ChatGPT ujya wumva amafaranga gute? Abantu benshi bazi ko bazi gukoresha ChatGPT gusa baribeshya. Ese niba ushaka akazi wari wayisaba ko yagukorera cyangwa yakwandikira ibaruwa? Ese niba uri content creator wari wayisaba ko igukora script ya video yatuma ubona views zirenga 1000 ku munsi? Ese niba ufite ubumenyi kuri computer wari wayisaba kukubwira uko wakorera mu madolari arenga 100 mu kwezi? Cyangwa uyikoresha uyibaza ngo bite, wibuka uko nitwa, ngo uyu muntu uramuzi, ni umuhanzi cyangwa n'umusitari, sinitaye no kumumenya? Mu gihe hari abandi turi kuyibaza ngo ibyo watubwiye byaduhaye amadolari 100, noneho ni gute ubutaha turabona amadolari 200 cyangwa se no kurenza? Niba ushaka kumenya uko wakoresha ChatGPT, iyi video ni wowe nayiteguriye. Gusa iragusaba kudasimbuka n'isegonda na rimwe. Niba wihutisha video nta kintu na kimwe uri buyimenyaho ChatGPT. Nitwa Kata Yves. Mu gihe turi gutangira tujya kwibanda ku ma point 6 cyangwa se ku bintu 6 turi buze kwiga muri no video. Ikintu cya mbere turi bwibandeho turamenya ChatGPT ni iki. Ikintu cya kabiri turi bwibandeho uko wafungura account kuri ChatGPT. Ikintu cya gatatu nacyo turi bwibandeho akamaro ko kugira account kuri ChatGPT. Hari abantu benshi bazi ko kugira account kuri ChatGPT bidafite umumaro, gusa ahubwo ni nabyo bifite umumaro no kurenza ibindi byose. Ikintu cya kane uko uyibwira naho ibika amakuru, ahantu ibika amakuru yawe, wowe ubwawe amakuru wayibwiye ahantu yabika. Ikintu cya gatanu noneho turamenya ngo prompt ni iki. Prompt ku bantu bakoresha ChatGPT ni ikintu badakwiye gukina nacyo. Point ya gatandatu ari nayo ya nyuma turi buze kwibandaho ni uko uyisaba igisubizo ushaka cya nyacyo. Uko usaba ChatGPT igisubizo ushaka. ChatGPT ni tool cyangwa se ni robo mushobora kuganira ikagusubiza ibintu uyibajije, kuko yo ntago yakubwira ibyo utayibajije. Ni robo ikora ibintu wowe ushaka, ibintu wowe wayitegetse. ChatGPT rero ishobora kugufasha mu kwanaliza data, mu kukubwira amakuru mashyashya no kukubwira ibintu byose biri kuri internet uyibajije. Noneho reka turebe ukuntu ushobora gufungura ChatGPT account. Uraza hano muri browser yawe ukandikamo ChatGPT, gukunguku ChatGPT. Ugahita ubona hano handitse introducing ChatGPT, ugahita uhakanda, ugahita ukanda hano handitse try ChatGPT. Ukimara rero gukanda hano handitse try ChatGPT bahita bakuzanira akaga text box. Akaga text box akangaka. Akaga text box rero niho twandika rya jambo nababwiye prompt, gusa turaza kurigeraho. Ariko ubutumwa bwose ushyiramo hano nibwo twita prompt cyangwa se commande uha ChatGPT. Noneho twebwe reka twirebera ukuntu bafungura account kuri ChatGPT. Uhita ukanda hano handitse sign up. Ukimara gukanda hano handitse sign up uhita ukanda hano continue with Google, nibyo bitagorana. Ugahita ukanda hano handitse izina rya email yawe, ugahita wemeza continue, ugahita ushyiramo izina uzajya ukoresha, izina ChatGPT izamenya, kuko hano baba batubwiye ngo tell us about you, izina nyine ChatGPT izajya ikwita. Reka twandike wenda ko izajya itwita Kata. Wavutse ryari, ugashyiraho hano igihe ushakiye. Hano nyine no kuyibwira ibintu biri aho ngaho, ushatse wanayibeye, ushatse wanayibwira, gusa ikiza no kuyibwira nyine imyaka iri hejuru ya 18. Oya wenda reka twandike mu kwa mbere, ku ya mbere, wenda nko muri 2 tukanda continue. Ntabwo ari itegeko ko uyibwira imyaka yawe ufite ya nyayo cyangwa se izina ryawe rya nyaryo. Ushatse wakita nyine kagasirino bakwita muri quartier. What do you want to use ChatGPT for? Reka twandikeho yuko dushaka kwikoresha personal task na school n'akazi na funny and entertainment. Bino birahagije. Hano bari kuduha ikaze n'ubundi. None ugahita ukanda hano handitse skip tour. Ugahita ukanda hano handitse continue. Yes, urabona yuko ChatGPT twayinjiyeho. Ubu ngubu nibwo dufiteho account. Noneho reka turebe akamaro ko kugira account kuri ChatGPT. Reka tuganire cyangwa se mufashe kumenya akamaro ko kugira account kuri ChatGPT. Akamaro ka mbere ko kugira account kuri ChatGPT, biyifasha kwibuka ibintu mwaganiriye bityo ikabiheraho iri kugusubiza. Akamaro ka kabiri nawe ubwawe bigufasha kuba wasubira mu bintu mwigize kuganira warabyibagiye ukaba wabyibutsa. Akamaro ka gatatu rero ko kuba wagira ChatGPT account, uyifasha wowe ubwawe kuba yakumenya nshatse kuvuga niba uri umworozi, ibisubizo byose gusubiza biba bijyanye nyine n'aborozi. Niba ukora muri office, ibisubizo byose gusubiza biba bijyanye n'umuntu wo muri office.
reka dukomeze video. Nubwo aya magingo ikoresha English neza kurusha izindi ndimi zose zibaho, gusa n'ikinyarwanda irakigerageza. Urabona ko nyibwiye ngo umeze neza, nayo irambwira ngo umeze neza, urakoze. Wowe se umeze ute? Reka nanjye nyibwiye ko nanjye meze neza, nanjye meze neza. Ihise mbwira ngo ni byiza cyane kumva ko umeze neza. Hari icyo ushaka ko ngufasha cyangwa tuganireho uyu munsi? Oya, hano mwaganira amasaha 24 ku minsi 7 idatuza. Hano mwaganira rwose idatuza kandi ikomeza ishaka yuko muganira. Nta na rimwe yakuburira ikibazo gutya. Gusa biterwa n'ibintu nyine uri kwiganiriza. Reka ino ChatGPT yacu tuyihe amakuru ibuze kubika, ubundi mbereka ahantu ibika amakuru n'ukuntu wayasiba. Reka hano tuyihe amakuru igomba kubika cyangwa se igomba gusevinga. Wenda reka tuyibwire ngo njyewe uko mbona, njyewe uko umbona, njyewe kata nkunda gukina basketball ndetse nkanakunda gutembera. Nshaka ko aya makuru uyabika ukajya uyaheraho uri kunsubiza. Urakoze. Yes, urabona ko izivuga ngo update saved memory. Yes, urabona yuko nyine yahise bisavinga. Noneho reka turebe ukuntu ahantu iba yabisavinze. N'igihe dushaka wenda kuba twabisiba tube twabisiba. Reka tuhite tuza hano handitse, hano hari agafoto hano handitse Q, kuko nyine bitangizwa na kata, ni yahise yiranja kuko nta foto yacu twayihaye. Nabwo ushatse wayiha ifoto yawe ikajya igaragara hano. Tukanda hano uhite uza hano muri setting, uhite uza hano muri personalization, uhite ukanda hano handitse manage memory. Reba ya makuru twayihaye, enjoys playing basketball and traveling. Urabona ko ya makuru yayabitse, irayabika mpaka memory yuzuye. Iyo nyine ukoresha ibintu irayabika mpaka memory yayo yuzuye. Noneho iyo tuvuge wenda nk'ubu ngubu nari nayibwiye ngo isaving ibintu bya basketball n'ibintu bya traveling, ariko buri gihe uko nyibajije ikibazo imi bisubizo bijyanye na basketball niyo naba nabishaka nyine. Iyo ubona bimeze gutyo uhita uza hano ugahanditse aka kantu ka remove, ukarimuvinga aya makuru wayihaye, forgot, boom. Ubu ngubu ni amakuru ituziho na make. Ikintu tuziho n'imyaka yacu n'amazina byonyine. Mweretse uko ushobora gusiba amakuru nuko ushobora gutuma isevinga amakuru yawe. Niba wenda hari ikintu gishyashya igiye kuyibwira izagisevinga, wenda reka tuyibwire ngo bika aya makuru ajyanye nuko nahinduye akazi nakoraga, ubu nkora muri banki. Bika ayo makuru ujye uyaheraho mu gihe uri kunsubiza. Boom. Yes, updated the memory. Reka noneho turebe niba amakuru yacu yayasavinze. Uhita uza hano kuri ka gafoto, ugahita ujya hano muri setting, ugahita ujya hano muri personalization, ugahita ujya hano muri manage memory. Boom. Urabona yuko ibyabitse amakuru avuga ngo yahinduye akazi, ubu akora muri banki. Ibisubizo byose izayiduha bizajya byerekerana no mu kuba nkora muri banki. Urabona yuko nyine hano ushobora guhindura amakuru igufiteho ukaba wayiha andi makuru ushaka ko imenya. Reka wenda nayo tuyasibe.
iyo ufite amakuru menshi nyine uhita ukanda hano kuri delete all, boom, ukayasibira rimwe nyine, ugahita ubona yuko hano memory yabaye cleared. Reka noneho turebe ijambo prompt icyo ari cyo ndetse n'ikintu imaze prompt. Ubundi prompt ni iki? Nahereye kare mvuga, cyangwa se wumvisha ahandi bavuga prompt ni iki. Reka turebe prompt ari iki. Hari abantu mvuze ijambo prompt bahita bumva nibwo bwa mbere baryumvisha. Rero prompt ni rya jambo uha AI tool iyo ari yo yose. Ushobora kuba ari iriya message wandika muri ChatGPT uyibwira ngo bite, hi, mfite iki kibazo wakimfasha gute, nicyo kintu twita prompt. Prompt rero igira tekinike, ntago ari ukupfa kuyikoresha. Kugira ChatGPT iguhe igisubizo ushaka no kuba wateguye prompt yuzuye. Kugira ngo nyine iguhe igisubizo cyanya cyo ushaka, n'ubundi ukoresha ino prompt. Reka wenda mbahe nk'ingero 3 za prompt kugira ngo wumve koko neza ijambo prompt, nabwo umenye ko ChatGPT yajya igusubiza igisubizo ushaka cyanya cyo uyibajije. Reka turebe nk'uburyo bwa mbere, wenda ngiye kubabwira uburyo butatu, gusa hari uburyo bwinshi ushobora gupromptingamo prompt yawe, cyangwa se ushobora kubazamo ChatGPT. Niba ushaka ubwo buryo, twabafunguriye WhatsApp cyangwa se channel tubanyurizamo amakuru ajyanye na AI. Reba aho muri description urebe channel irimo uyijoininge. Niba ushaka kujoininga WhatsApp group yacu ku buryo nawe ushobora kubarizamo ibibazo ukaba wanabona amakuru mashyashya ajyanye n'uburyo ushobora gukora amafaranga online ndetse n'uburyo wabyaza AI umusaruro, yirebe hano hasi muri description ubundi uyijoininge uze twigire hamwe. Uburyo bwa mbere rero ushobora gusaba ChatGPT ikaba yaguha igisubizo cyanya cyo ushaka. Uburyo bwa mbere, kuyisaba kumera nka runaka mu kibazo ufite. ChatGPT ushobora kuyibwira ngo act nka Gatari Fred. Gatari Fred nyine no mu YouTube channel ubu ngubu amaze kujya ibihumbi bigera muri 74 by'abasubscribe. Urikumva nyine yuko no mu content creator nyine mu Rwanda mukuru. Rero reka tubwire ChatGPT, wenda urugero nyine ushobora kubwira ChatGPT, tuvuge uri nko mu YouTube mutoya ufite abasubscribers munsi y'igihumbi, munsi y'ijana, cyangwa se munsi y'ibihumbi 10. Ushobora kuyibwira ngo yirefeye kuri Gatari Fred w'umu content creator nyine uri hejuru umaze kugera mu subscribers benshi hano mu Rwanda. Ushobora kuyibwira ngo act nka Gatari Fred wahuye n'ikibazo cy'uko ari kubona views nkeya, ni ubuhe buryo yakoresha akemura iki kibazo akaba yabona views nyinshi. ChatGPT idatinze itireba mu video Gatari Fred akunda gukora, ibyo akunda kwigisha, akareba tekinike na strategy akoresha, igahita izikubwira. Sinzi niba uri kubyumva, igahita izikubwira. Uburyo bwa kabiri, ushobora kuyisaba kuba nka nyiri ikintu mu kibazo ufite, kuba nka nyiri ikintu, iyo ikishyira muri uwo mwanya ikaba nka nyiri ikintu muri icyo kibazo ufite. Urugero, ushobora kuyibwira ngo mera nkaho ufite company ikora ibi n'ibi igahura n'ikibazo cyo guhomba muri ubu buryo, ni gute wakemura icyo kibazo ukaba wagaruka mu murongo muzima. Nyine icyo gihe ihita nabwo yishyira mu mwanya nkaho ifite company ikaba yagusubiza icyo kibazo imeze nkaho ariyo. Urumva ko uba wayibajije neza. Uburyo bwa gatatu ushobora gupromptingamo prompt kuyisaba ikamera nkawe. Ushobora kuyibwira ngo uri ngewe ukunda gukora ibi n'ibi ariko udakunda gukora ibi n'ibi, ukaba ushaka kugera kuri iki ukaba ufite imbogamizi zimeze gutya, ni gute wagera ku ntego yawe? Icyo gihe yishyira mu mwanya wawe ikaba yagusubiza bitewe n'abantu benshi bari kuri internet bigize kubaza ibi bibazo n'uburyo bakoresheje kugira ngo babuhandling. Ubwo n'uburyo butatu nkubwiye bwo ushobora gupromptinga prompt yawe, ariko hari uburyo bwinshi kuko nk'ubu ngubu hari abantu twita prompt engineering. Prompt engineering ni abantu bahabwa akazi bagahembwa amafaranga menshi na company kugira ngo babe bayibariza. Niba rero ushaka kuba prompt engineer, nk'ubu ngubu mu Rwanda nta muntu nzi mu prompt engineer, gusa niba ushaka kumuba, aya niyo mahirwe yo gutangira. Ushobora kujoininga ino group yacu ya WhatsApp, cyangwa se ukajoininga WhatsApp channel yacu tunyuzamo ubutumwa butandukanye. Niba ushaka kumenya andi ma prompt wakoresha, tuma twuzuza like 1000.
mpite mbaha video yayo. Niba hari n'ikibazo wagize cyandike muri comment nyigusubize, kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo hatazagira video ugucika, kuko buri cyumweru twa-uploadinga video. Rero ba umwe mu batuma twuzuza like 1000 kuri ino video, mpite mbaha video z'ama prompt menshi ushobora gukoresha. Ciao ciao, mwari muri kumwe na Kata Yves.